Reka nongere nguhereze ikaze nanagusuhuza dukomeza kugenda tubana mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye uko bwije n'uko bukeye. Rero uyu munsi wa none ni umusore ukiri muto cyane wiyahuye bikekwa ko yabitewe n'ijambo yabwiwe n'umubyeyi we. Rero ibyo bikaba ari byo byamuriye ndetse bikamutera n'agahinda gakomeye cyane. Rero akaba yafashe umwanzuro wo kwiyahura. Rero ni inkuru yababaje abantu benshi cyane, ni inkuru abantu bumvishe bibaza byinshi cyane ndetse banatekereza byinshi cyane cyane ko yasakaye ndetse igakwirakwizwa hirya no hino. Rero benshi cyane bakaba batabyakiriye neza bitewe n'uko byagenze ndetse n'uburyo byumvikanyemo. Rero nibwo humvikanaga iyi nkuru hakomeza kugenda hibazwa icyaba cyabiteye ndetse n'icyaba cyatumye uyu musore ahitamo kwiyahura. Ibi rero bikaba byamuteye agahinda kenshi cyane ndetse bikaba byatumye akomereka we ubwiwe, rero bikaza guhita bimuhereza inzira yo kwiyahura. Rero mbere yuko twinjira mu cyegeranyo cyacu cyangwa se mbere yuko dutangira inkuru twabateguriye, reka mbanze ngusabe gukanda subscribe hasi aho ngaho, ndetse nimba hari n'igitekerezo ufite ushyira hasi aho muri comment, wibuke no gukanda like ya video kugira ngo tujye dukomeza tubane muri byinshi cyane, kugira ngo tujye dukomeza tuganire byinshi cyane kuri YouTube channel yacu. Rero ni umusore w'imyaka 23 wabaga mu mujyi wa Kigali ariko ukomoka mu karere ka Rwamagana, aho bamusanze yapfuye amanitse mu mugozi iwabo ku ivuko nyuma y'uko yari yaratunganye n'umubyeyi we. Se ngo wamubwiye amagambo akomeretsa umutima, akagira n'aho amubwira ko azapfa nk'imbwa ntacyo azimarira. Rero urumva ko amagambo rwose yamubwiye ndetse n'ibyumvikanye mu nkuru dukesha Radio TV 10 bijyanye n'amagambo akomeretsa ndetse amagambo atakirwa na buri wese, ngo wenda abe yamushimisha cyangwa se ngo abe yatuza bitewe n'uko we yumvishe ndetse bitewe n'agahinda yahuye nako akimara kubwirwa ibingibi. Rero ibingibi bikaba byatumye rwose akomeza kugenda yibaza byinshi ndetse ananatekereza byinshi ku bijyanye n'ibyo yumvishe ndetse n'ibyo yabwiwe n'umubyeyi we. Rero muri byinshi cyane twaganiriye n'abo twabashije kubona bari baherereye ahangaha muri aka karere, batubwiye byinshi cyane, batwereka byinshi cyane. Rero ibyo byose bikaba bitakiriwe neza, aho rero uyu musore yari yatashye iwabo batuye mu mudugudu wa Kavura mu kagari ka Nyarusange mu murenge wa Muhazi muri kariya karere ka Rwamagana, aho nyina w'uyu musore witwa Tayebwa Hari niwe wabanje kumubona yapfuye, aho yamusanze mu cyumba amanitse mu mugozi. Bikaba bikekwa ko yaba yiyahuye ndetse bakaba bakomeje no kugenda baperereza bashakisha icyatumye ahitamo kwiyahura ndetse n'icyamuteye nyirizina kuba yiyahuye, kuko mu magambo yabwiwe n'umubyeyi we se cyangwa se mu magambo yatutswe abwirwa, ni ibyamubabaje cyane ndetse bituma abasha no gutakaza buri kimwe cyose yatekerezaga ndetse n'icyizere yari afite muri rusange. Rero ibi ngibi bikaba byamukomerekeje umutima rwose, cyane ko ari n'umusore wari ukiri muto cyane, umusore wari ushima Imana n'abayo ndetse wari usanzwe ukora bijyanye n'akazi ka buri munsi. Uyu munsi wa none rero ndetse hakaba hari byinshi cyane byashenguye abantu ku bijyanye n'ibyavuzwe ndetse n'ibyatangajwe nyuma y'amagambo yamaze kuba yabwirwa n'umubyeyi we. Rero umuyobozi w'umudugudu wa Kavura avuga ko atarazi nyakwigendera kuko yabaga mu mujyi wa Kigali, akaba yiyahuye ubwo yari yaratashye iwabo, ndetse ubwo ni kwa kundi umusore ava wenda nko mu mujyi wa Kigali yari atuye mu karere ka Rusizi, akaza aje nko kubasura, byamara nk'iminsi mike cyane ukabona asubiye wenda arongera arazamutse. Rero uyu musore avuga ko kwiyambura ubuzima byakozwe n'uyu musore bishobora kuba bifitanye isano n'intonganya yari iri hagati yiwe na se, yabaye hagati ye na se. Rero ibi ngibi bikaba ari byo byamuteye ndetse bikanamukomeretsa cyane, bigatuma ahitamo ndetse anafata umwanzuro wo kwiyahura akikura mu buzima. Rero yakomeje kugenda agira ati uwo mwana akaba yaraje agasanga se mu rugo, bagatongana bikagera aho se amubwira ko azapfa nk'imbwa ndetse ntacyo yimariye.
Ibyo rero byatumye umwana arakara cyane arimyoza ajya mu cyumba, wenda nk'umubyeyi agira ngo ni ikintu kiri aho, wenda kitari hejuru kidafite uburakari buhambaye cyane ku rwego rw'uko wenda atatekerezaga ko uyu mwana yafata icyemezo cyo kwiyahura cyangwa se cyo kwiyambura ubuzima. Rero mu gukomeza gutekerezwa kuri ibi bintu ndetse no gukomeza kumvikana no kuvugwa, bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bisa nk'aho wenda bidafite aho bishingiye ndetse n'icyo byubakiyeho, kuko bitashimishije n'ababyumvishe ndetse n'abakomeje kugenda bakurikirana amakuru batabyishimiye, bitewe n'uko byumvikanye ndetse n'uburyo byagiye bicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Rero uyu musore ni umusore wari muto cyane ufite imyaka 23, umusore uri aho ushima Imana ndetse n'abayo. Muri urwo rwego rero hakaba hakomeje kugenda humvikana n'izindi nkuru zagiye zirushaho gushengura imitima y'abantu. Gusa uyu munsi wa none icyo kwibandaho ndetse n'igihari bikaba ari ugukomeza kumva ndetse no gukomeza gukurikirana amakuru ya buri kimwe cyose. Rero mu mudugudu avuga ko ubwo inzego z'ibanze zajyaga muri uru rugo, se wa nyakwigendera yanze ko binjira akabirukana, ari nabwo bahitaga biyambaza inzego z'umutekano, aho yagize ati uwo mugabo yaratwirukanye, bityo twanzura ko inzego z'umutekano zikura uwo mugabo muri urwo rugo ntaruraremo ndetse ntanahatahe. Rero abaturanyi b'uyu muryango bavuga ko uyu muryango uhoramo amakimbirane, aho umugore n'umugabo bahora batongana bakanarwana. Ibyo rero bigatera intonganya nyinshi cyane muri uru rugo. Rero bikaba byakomeje kugenda bivugisha abantu benshi cyane, bakomeza kugenda bavuga ko rwose ari ibintu bidahagaze neza ndetse ari ibintu bitameze neza. Rero nibwo byinshi cyane mu byakozwe ndetse no mu byavugwaga bakomeje kugenda banagaragazamo imyitwarire yagiye iranga bamwe mu bashinganye uru rugo, ndetse ubwo bakomeza kugenda babigaragaza bakomeje kugenda berekana ko rwose mu buryo bari babayeho ndetse n'ubuzima bwabo bombi butari bushimishije ndetse butari bunameze neza. Rero nibyo bitwazaga ndetse bakomeza kugenda bashyira buri kimwe cyose ku rutonde kugira ngo wenda berekane uko byifashe ndetse n'uburyo bidakomeza kugenda biteza induru ndetse bikanatuma abantu benshi cyane bakomeza kugenda bibaza byinshi. Rero muri ubwo buryo bahisemo kubikemura bakoresheje izo gahunda zose ndetse bakoresheje bimwe mu bimenyetso byerekanaga ko buri kimwe cyose kigomba gukemuka ndetse kikanakemuka mu buryo buri kiriya ndetse mu buryo buhagaze neza cyane. Rero urumva ko nawe iyi ari inkuru yababaje buri umwe wese wagiye uyumva, ndetse ni inkuru yatumye benshi cyane bakomeza kugenda bibaza byinshi cyane. Rero ibi ngibi bikaba byateye akababaro ndetse n'agahinda ku bumvishe ndetse no ku bakurikiranye iyi nkuru. Rero wowe twabanye muri iki cyegeranyo cyacu, wenda reka mbe nakubwira ko tugeze ku musozo w'icyegeranyo twari twabateguriye. Mbe nagusaba gukanda subscribe, ndetse nimba hari n'ibitekerezo mufite mushyira hasi muri comment, mwibuke no gukanda like ya video kugira ngo tujye dukomeza tubane muri byinshi cyane, kugira ngo tujye dukomeza tuganire byinshi cyane kuri